Amen. Data mu izina rya Yesu nongeye gucishwa bugufi uzamuri icyubahiro oro kwizerwa amani ihwanye nawe. Mwami twaje mu nzu yawe wera wa Isiraheli kugira ngo tugucire bugufi ushyirwe hejuru. Twaje kuramya izina ryawe, twaje kuvuga gukomera kwawe, ndetse twazanye ibya 10 n'amaturo mu nzu yawe bishyitse kugira ngo ugomore umugisha tube nawo tuwukwiza. Reka buri muntu wese ukora nko kwijambo rya rivuga ntakikorera amaboko, ajya ahora abona gutabarwa kuva hera hawe. Mwami nkweretse uyu mwanya w'ijambo ubane natwe. Mwami ubane natwe, mwami ubane natwe. Reka ryo kuba inyuguti ahubwo ribe ubuzima, utembe muri twe, uduhindure abo ushaka ko tubabo. Icyubahiro cy'ibikeye mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Haleluya, amen. Yesu abaho umugisha. Tugize ibihe byiza n'abaririmbyi. Imana ibaho umugisha kutuyobora neza. N'umushyitsi wavuye i Burundi, Yesu amuha umugisha, amen. Haleluya. Iki ni icyumweru cy'umugisha, icyumweru kiri gukoramo abashakanye. Yesu abaho umugisha, amen. Ngira ngo muri iki gihe hari icyo biri kungura ku bantu. Yesu ashimwe. Gukora nk'amatsinda bituma n'abatakoraga bakora, kandi turabikeneye. Yesu ashimwe, amen. Reka twinjire mu ijambo. Ntarajya mu ijambo, gahunda yo kuwa gatandatu y'abashakanye twayisubitse. Hari umuganda, hari kuba tutiteguye bihagije, dusanga tuzayishyira mu kindi gihe twabiteguye neza, amen, kugira ngo tutabikora nk'umugenzo gahunda twari dufite. Ariko barakomeje, gahunda zo ku cyumweru n'iz'abashakanye. Yesu abaho umugisha. Reka tujye mu ijambo, amen. Imana yampaye ijambo uyu munsi. Ushobora kubyumva nk'ibisanzwe, ariko ndashaka kugira ngo Imana bihindure ubuzima muri wowe. Yesu ashimwe. Gwishyurirwa umutima utunganiye Imana, amen. Haleluya. Gwishyurirwa umutima utunganiye Imana, amen. Turi mu kwezi ko kugarurizwa ibyacu rwose, ariko biragoye kugira ngo Imana ikugarurire ibyawe udatunganiye Imana, amen. Umutima udatunganiye Imana waba inzitizi zo kudasubirana ibyawe, mu yandi magambo. Haleluya. Numvise rero matwa kuvuga kuri aya magambo, kuvuga bimwe mu byatuma ugaragaza ko ufite umutima utunganiye Imana. Nashatse kuvuga ibintu nka bitatu kuko ni byinshi, ariko reka mvuge bitatu. Icya mbere, umutima uhesha Imana icyubahiro. Yesu ashimwe. Basomere muri Samuel wa mbere 17:46. Ku murongo wa 46. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza. Uwo ni Dawidi yabwiraga Umufilisitiya. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza, nkwice nguce igihanga, kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere, n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi, ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Haleluya. Dawidi ajya kwica Goliyati, ntabwo yagiye kugira ngo abemeze yuko hari aho yambariye imbaraga. Yabikoze kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Imana ya Isiraheli imenyekane ko ari Imana itagitsindwa. Haleluya. Mwibuke neza uriya Mufilisitiya yaramaze ukwezi kose, iminsi 40, abatuka mu gitondo na nijoro, yandagaza Imana ya Isiraheli. Haleluya. Haguruka Dawidi wasaga nk'asuzuguritse mu gihe gisa n'icyo, ariko haguruka avuga ngo ngiye kubikorera kugira ngo bimenyekane ko muri Isiraheli hari Imana. Ese koko nawe ujya ukora ibintu kugira ngo bimenyekane ko
imana. Nta yindi tageti ya Dawidi. Ntabwo yashatse kubikora kugira ngo bamenye ko Yesaya yabyaye abahungu bashoboye. Nta nubwo yabikoze kugira ngo bamenyekane ko ku musozi wabo hahagurukayo umuhungu utaruzwi. Yabikoze kugira ngo bimenyekane ko muri Isiraheli hari Imana ishobora byose. Haleluya, amen. Navuze gutunga umutima utunganiye Imana ni ugukora ibintu kugira ngo Imana imenyekane, kugira ngo icyubahiro kibe cyayo, kugira ngo byose byitirirweyo. Haleluya. Dawidi ahaguruka yambara imbaraga zambitswe no kugira ngo yemeze Abafilisitiya ko hariho Imana ya Isiraheli utahagarara imbere. Haleluya. Twebwe dukora kugira ngo Imana ya Isiraheli bimenyekane ko nta yindi Mana. Ni ngewe nawe kubyibaza. Haleluya. Ese mu byo dukora hari ahantu Imana igaragaramo? Ese iyo duhamya kugira ngo bamenye ko Imana ishobora byose? Haleluya. Yesu ashimwe. Gutunga umutima utunganiye Imana ni umutima uhora uhatanira ikintu cyose cyashyira hejuru Imana, nta kindi. Ni umutima uhora ushaka ikintu cyose cyatuma Imana idasuzugurika. Ni umutima uhora ushaka ikintu cyose cyatuma Imana twizeye idatukwa. Ese koko umutima wanjye urabyiganira ko Imana ya Isiraheli idatukwa? Ese iyo iri gutukwa ntabwo ujya ucaho ukigendera? Ese aho ukorera uraharanira ko Imana ya Isiraheli idatukwa? Uhagarara nk'umuntu ushaka kugaragaza ngo Imana ya Isiraheli nitukwe, kuko hanze iratutswe. Ariko uhagarara nk'uri muri pozisiyo yo kuvuga ngo Imana yacu yubahwe. Dawidi yumvise ukuntu Imana yabitukwa arababara cyane, aravuga ngo ibi byose sinabyihanganira. Nubwo uru rugamba bataruntoyeho nditora, ariko Imana ya Isiraheli imenyekane ko ari Imana y'icyubahiro, nta yindi Mana ikwiye kubahwa. Ese wakwemera gutanga iby'agaciro ufite kugira ngo Imana ya Isiraheli yitwe Imana? Haleluya. Jya mu Bami ba mbere 18:36-37. Iri ni ihurizo kuri buri mutima w'umuntu. Nimba hari ikintu kitakubeshya n'umutima wawe, niwe ukubwira kweri ndahagaze kugira ngo Imana ya Isiraheli ihabwe icyubahiro. Ndavuga kugira ngo Imana ya Isiraheli ihabwe icyubahiro. Ndayikorera kugira ngo ihabwe icyubahiro. Nta kantu kanjye karimo, niyo yonyine. Abami ba mbere 18:36. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Uyu munsi bigire gute? Uyu munsi bimenyekane ko arangije aravuga ati ngewe ibintu byose ndimo. Nta kindi cyatumye mpangana n'aba bakorera Imana ya Bali, ni ukugira ngo uyu munsi bimenyekane ko ari nta yindi Mana. Uyu munsi bimenyekane ko ujya ubona muri wowe ibyo ukora ari ukugira ngo imenyekane ko ari nta yindi Mana, icyubahiro kibi cyayo. Haleluya. Uyu munsi turi muri pozisiyo kugira ngo bimenyekane ko ari nta yindi Mana. Ndabizi ndimo ndavuga ibintu bitafite amen. Haleluya. Ariko amen ibe mu mitima yayo. Ese koko Eliya aravuga ngo nta kindi, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe, nkaba nkoze ibyo byose kugira ngo icyubahiro kibe cyawe, nkaba nkoze ibyo byose kugira ngo byitirirwe, nkaba nkoze ibyo byose kugira ngo abe ari wowe wenyine umenyekana. Niko turi uyu munsi, turakora byose kugira ngo bimenyekane ko ari yo.
haleluya, Yesu ashimwe. Eliya aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko. Iyindi minsi birashoboka ko bagutukaga, iyindi minsi baragerageje. Jezabeli yaragejeje ahantu Ahabu adafite ijambo, yari yaragiye yizanira umugore agiye gutekera ibintu atahana mu gihugu, ngo ibindi byose yagomba kuzana arabigabanya ashyiramo imana z'iwabo, arazipakira arazizana. Haleluya. Ahageze afata kontrole y'urugo, Ahabu atangira gutozwa uko agomba gukorera imana z'iwabo wa Jezabeli. Eliya uwo munsi yarahagurutse kugira ngo bimenyekane ko imana z'iwabo wa Jezabeli ntacyo ziricyo. Ese wowe wahagurukira kugira ngo imana yawe yo gutukwa bimenyekane ko ariyo mana ikwiye icyubahiro? Haleluya. Ugereranyije Jezabeli muri icyo gihe ntabwo Eliya yagahagurutse, ariko hari igihe biba ngombwa ko uharamagara kugira ngo imana bimenyekane ko. Haleluya. Bimenyekane ko imana twizeye ariyo kwizerwa. Yesu ashimwe. Somera muri Yesaya 37:20. Ntago dushobora gutakira imana ngo itusubize ibyacu, itugarurire ibyacu rwose tudafite umutima wiha icyubahiro. Amen. Yesaya 37:20. Nuko none Uwiteka Mana yacu ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe Uwiteka wenyine. Yesaya 37 niho uri? 37:15. 20. Yesaya 37:20. Nuko none Uwiteka Mana yacu ndakwinginze udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe Uwiteka wenyine. Dukize, dutabare, nubikorera ikindi kugira ngo abami bose bo mu isi bamenye ko ari nta yindi mana. Bikorera icyo gusa, bikorera kugira ngo uhabwe icyubahiro. Wari wasenga ukabwira imana ngo ntabarira kugira ngo icyubahiro kibe cyawe, ariko tujya dusenga tuvuga ngo mana bikore, ntaseba, ntagaragara. Mana urabyemeye ndagaragaye, mana narakwizeye ndagaragaye. Vuga ngo mana bikorere kugira ngo icyubahiro kibe. Iyo icyubahiro cyayo kigaragaye nta gihombo ugira, ariko tujya ducangamo ibintu tukavuga ngo mana bikore ndagaragaye. Mana wanyemereye ntungaragaze kuri uyu musozi. Nta muntu wari wasenga cyo. Mana wanyemereye n'ukuntu ajya bavuga ko ushobora byose muri aka kazi, ninjye wirukanye. Mana wabikoreye kugira ngo ntagaragara, ariko mana wabikoreye kugira ngo icyubahiro kibi cyawe. Haleluya. Igihe cyose icyubahiro cy'Imana cyagaragaye, umwana wayo ntabwo akorwa n'isoni. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko icyama tugatunga umutima ushimisha Imana, ugarura icyubahiro cyose kuri yo, ikitirirwa gukora ibyo dukora byose bikitirirwayo. Haleluya. Ubu mureba tubigendamo uko dushatse, nuko tudaharanira icyubahiro cyayo. Njya nkunda kubabwira ngo iyo umuntu ari guharanira icyubahiro cy'umuryango w'iwabo, kuko ushaka kuvuga neza ukawugaragaza neza, hari ukuntu ukunda kuvuga abana b'iwacu bimeze gutya, ukumva urashaka guharanira icyubahiro cy'izina rya So. Icyama tugaranira icyubahiro cy'Uwiteka Imana, kuko niyo yonyine igikwiye. Haleluya. Ati no ku musozi wacu arayiza abana ba runaka, uziyo byabacanze, ariko icyubahiro kibi cy'Uwiteka Imana. Haleluya. Icyubahiro dukore byose kugira ngo icyubahiro kibi cy'Uwiteka Imana, niho tuzadutunza umutima Imana yishimira. Ibyo twanyazwe byose bizagarurwa nuko twakoreye kugira ngo icyubahiro kibi cyayo. Haleluya. Yesu ashimwe. Dawidi yari yaramaze kwimikwa, ariko yari akiri mu ntama, ariko yabikoze ngo icyubahiro kibi cy'Uwiteka bimenyekana ko hari umwana wasingiwe ahantu. Dawidi avayo. Haleluya. Iyo twamaze guhamya icyubahiro cy'Uwiteka, iyo twazamuye icyubahiro cy'Uwiteka, aho wari utinze uvayo, aho wari upfunyitse uvayo. Nicyo cyakuvanayo, nicyo cyakuvugira. Haleluya. Yesu ashimwe.
gutunga umutima Imana yishimira. Shadraki, Meshaki na Abedenego, sinzi ukuntu iri kuvuga, bageze ku itanura ry'umuriro. Nebukadinezari aravuga ngo noneho rero ubwo bimeze gutya, tugiye kuvuza ibisakuza byose, nimutemera gupfukamira iyi Mana abaha owning, murajya mu itanura ry'umuriro. Baramusubiza ngo ntago bishoboka, turabizi ko iri budutabare, ariko nawe itadukiza, nawe itabikora, ntago turi buyihemure. Wari wagira umutima uvuga ngo nawe itabikora nzakomeza gikorere. Uzi ko tubaho ducungana n'ibyo yakoze kugira ngo natwe dukore, kwidutera iteka kugira ngo natwe ariko wari wagira umutima uvuga ngo naho Mana utabikora uzahora uri Imana, nzahora nshyirahije izina ryawe. Ariko uyu munsi wa none ibyifuzo byacu bifite icyubahiro kiruta icyubahiro cy'Imana. Iyo ubona hari ukuntu nta success ufite muri iyi minsi, ugabanya amakariro, ugatanya no gupima nimba ibyo uri gukora mu rusengero atari byo byatumye ukubitwa. Urumva aho ntangiye kubizamo, ndi kubona ibintu byose nkoze bitagenda. Nyine byagombaga kugenda kugira ngo icyubahiro kibi cyawe, ariko n'igihe bigenza gake kugira ngo icyubahiro kibi cyawe. Haleluya. Nuvuga ngo turi abavunjayi ku Mana. Abavunjayi urabazi ku iposita? Turi abavunjayi ku Mana. Mpereza iki nanjye nkora iki, nkorera gutya nanjye nkora iki. Ariko Shadraki, Meshaki na Abedenego ntago barabavunjayi. Baravuze ngo naho itadukiza tugashya tugakongoka, ntago twagupfukamira. Hari Imana twapfukamiye, ntago twavuga undi muntu wese icyubahiro. Ese iyo usuzumye usanga uri umuvunjayi? Amen. Cyangwa urashaka icyubahiro cy'Imana? Muzi imitima inamutse mu gihe gisa n'iki. Iyo haje ubukene, iyo haje akantu, ngira ububyutse nkanyumva hariho kubaho kw'Imana uyu munsi. Ukuntu kubaho kw'Imana kumvikana iyo hari ukuntu bimeze neza mu mufuka. Kubaho kw'Imana ari ukuntu kujya kumvikana, ariko igihe kubaho kw'Imana kujya down. Kandi ntabwo kwabuze, ahubwo kwabuze muri wowe kubera ko icyo uramenya cyabuze. Iyo icyo turamya cyabuze. Muri iyi minsi ndimo ndasenga, ndimo ndasatira igitangaza, ndumva ari ikintu ngiye kwakira cyatinda ati alo, Yesu ashimwe. Iyo hari igitangaza maze iminsi ntegereje, iyo cyabuze ndagabanya. Ariko icyama imitima yacu, gutunga umutima unezeza Imana, ni wa mutima uvuga ngo ibyanjye nubwo byahomba, ibyanjye nubwo byahomba. Ni ukuri uwo mutima ni uko gusaba Imana, kuko kamere yacu ntabwo ari utunze, ntabwo ari wo twavukanye, ntabwo ari wo baturaza ababyeyi. Ni umutima umuntu ashakisha Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntabwo Imana yacu ihabwa icyubahiro ko yakuguriye imodoka. Ntabwo Imana yacu ihabwa icyubahiro ko ntagikodesha. Ntabwo Imana yacu ihabwa icyubahiro ko nabonye promotion muri kariya kazi. Ntabwo Imana yacu ihabwa icyubahiro kubera ko hari eshanje yakoze. Imana yacu ihabwa icyubahiro ko yihagije. Uriho utariho niyo kubaho. Haleluya. Ntabwo dushobora kwegurira imitima yacu Imana mu gihe cyose tukivunjisha kuri yo. Ariko hari abagabo banze kuvunjira Imana. Baravuga ngo nawe itadukiza, nawe itadutabara, nawe umucyo utaturasira, nawe tutava muri iki kibazo, nawe itanura mwari kongeza kenshi, nta kizadukura kuri Imana, ntabwo twakwemera kugupfukamira. Ese ufite umutima utakwemera gupfukamira icyo ari cyo cyose? Iyo bikomeye ntubipfukamira. Muzi ibintu abantu bapfukamiye uko bingana. Haleluya. Ariko mureke nimba dukeneye ko Imana itugarurira ibyo twanyazwe, dutunga umutima unezeza Imana.
dutunga umutima uhicyubahira Imana, dutunga umutima ushaka iby'Imana ishaka. Haleluya. Icya kabiri, nemvuze icya mbere gutunga umutima uha Imana icyubahiro. Icya kabiri, umutima uca bugufi. Amen. Ibi ntabwo tuzareka kubivuga. Ntabwo umutima udaca bugufi unezeza Imana. Somera Imigani 11:2. Hari ukuntu iyo tuvuze guca bugufi umuntu ahita bati ngewe nta nubwo ari guca bugufi gusa ndububa, ngewe ndunamye. Ikintu bita guca bugufi ni ikintu gikomeye cyane, ni igipimo upima wenyine n'umutima wawe. Haleluya. Ntabwo ari ukugenda rwose wibomberetse udafungura urugi cyane, utanyeganyega. Haleluya. Udahutaza ibintu. Oya, oya. Yesu ashimwe. Imigani ibice 11 umurongo wa 2 n'uwa 3. Iyo ubwibone buje isoni zihera ko zikaza, ariko ubwenge bufitwe n'abicisha bugufi. Ubwenge bufitwe n'abicisha bugufi. Rambabwire, guca bugufi ni ikintu kiba mu mutima w'umuntu. Burya tubona bike. Uzi ko umuntu yicara kumva hari umuntu adakonsidera, umuntu waremwe uri kwisa kumva hari urwego rwe, harabona asuhuza. Nahangaha duterana mugasanga umuntu hari abantu adasuhuza, bari cheap, ntabivuga ariko iyo birebye urabibona. Hari abantu agera akabona bari cheap kuri we. Hari abantu tutabana muri groupe runaka, iyi groupe irimo aba bantu ntago ngiye nyifitingamo. Ibyo bintu uzabipima mu mutima wawe. Iyo nari kumwe n'uyu ntabwo ibintu bicamo. Uzabipime. Kira ni ikimenyetso cyo kudaca bugufi. Ko nta muntu Imana yaremye ukigenda n'amaguru ye wo gucishwa bugufi ku buryo wumva nta kintu kimurimo, ku gitondo cyose yagutungura. Haleluya. Ariko ikintu cyo kudaca bugufi ntabwo kikubwira ngo ntabwo uca bugufi. Ugipimire muri reaction ugira mu mutima ku muntu runaka na runaka n'abandi. Yesu ashimwe. Amen. Ariko umwuka wo guca bugufi nibwo bwenge. Ntabwo ushobora gutunga umutima unezeza Imana udafite guca bugufi. Nta muntu uri kamara, nta muntu uri special. Buri muntu wese Yesu yameneye amaraso nuwo kubahwa. Buri muntu wese Yesu yameneye amaraso. Wowe ushaka kumubona nk'udashoboye, ushaka kumubona nk'umuntu uciritse, ushaka gupima ukabona nta kivamo, ariko hari ikivamo, kuko mu bantu Yesu yaviriye mu ijuru uwo arimo. Nimba hari umuntu Yesu yaviriye mu ijuru ngo inama iteranye babura uwamanuka, ibizima bihari babura uwamanuka, abamarayika babura uwamanuka, ngo aravuga ngo ngewe ndagiye. Agigorogota, muzi imbaraga n'igiciro byamusabye kugira ngo nge nawe tubabo turibo. Nta muntu n'umwe utaba agaciro ahagaze agenda ava amaraso. Yesu yaramumeneye amaraso. Uwo muntu mwubahe. Icyo udatekereza ko yaba cyo mu gitondo yaba cyo. Ariko iyo dufite umwuka w'ubwibone, ntago ntashobora kutabwira bonjour ko mfite umwuka w'ubwibone. Ariko ibintu bya bonjour biri hano nawe mbibwira. Gloria na Jessica baranshaka, areka mvugane na Gloria. Eno bya Jessica se ni cheap. Kankubwire, ujye uhora utesta umutima wawe nimba Uwiteka wishimiye. Akantu ko kudaca bugufi ni akantu abantu batamenya.
kugendana nako, ariko wowe ugomba kuba umuhamya wako, ukamenya ko nta kantu kazamuka muri wowe. Ngenya mbireba nyacunga utuntu tumwe na tumwe ntababwira, nicecekera nkavuga sha turacyafite urugendo. Yesu ashimwe. Kaba bavuga ati hari umuntu uyu n'uyu ufite ikibazo iki n'iki, ni chip uriya nyine urumva. Umuntu ntabikubwire kuko abibona, ntabwo yabyitabira ko n'ibintu by'umuntu uri chip. Ngenya ceceka ariko mba nabibonye. Yesu ashimwe. Yambabwire ntidushobora kunezeza Imana. Amen. Hari ukuntu umutima yacu tutaraca bugufi ngo icyubahiro kibe cy'Imana. Yambwira abantu ngo nimba ari ikintu kiryoshye nikuzamura ujye urushaho kumanuka cyane. Ibyo bintu birasirimutse. Ni ibintu by'ibisirimu. Kwikuzamura ugaca bugufi cyane ni byiza cyane. Njye nabonye ari akantu karyoshye. Nikuzamura cyane ujye uca bugufi cyane, ko kantu karasirimutse. Na ibindi mwibwira ngo abantu ngo umuntu ni chip ni umuturage. Byo ni ubuturage. Iyo ni jare y'ubuturage. Njye mbwira Imana ngo icyame kanzamura cyane ngaca bugufi cyane. Haleluya. Uko urushaho kuzamura urushaho guca bugufi. Nubone gutera iteka urushaho guca bugufi. Amen. Iyo waciye bugufi se ujya ngo kubita hasi, uzarebe uguye imanutse hari iburyo byakuvuna. Ariko uzaguvuye hano hasi n'umundi ntabwo wavunika. Haleluya. Uri hasi ntabwo ugwa hasi, ariko uri hejuru guhananuka birashoboka. Amen. Akantu ko guca bugufi n'ubusirimu. Reka mbabwire muri urwo rurimi turi bwumvikane. Amen. Guca bugufi n'ubusirimu ntabwo bisuzuguritse. Yesu ashimwe. Somera Yesaya 57:15. Hari ibintu bitakigezweho, ntabwo bigezweho rwose. Yesaya 57:15. Nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga. Izina ryayo ni uwera. Uwera. Ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse. Mbana. Ntabwo ibana na buri wese. Mbana nuvuga ngo arabo tutabana, ariko nge mbana n'ufite umutima wicisha bugufi. Si buri wese ubana n'Imana. Hari icyanditswe kintera ubwoba, n'ejo abone igishakirase nakibabwiye. Hari ibyanditswe bibiri muri Bibiliya bintera ubwoba murabivuga. Icyambere bishobora kuba ari byinshi, ariko ibyo ngibyo bimari ku mutima wanjye. Hari icyanditswe kiri muri Danieli 10:11-32 twaze tugisomeje. Kivuga ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu ibayobesha kubashyeshyenga. Uzi gushyeshyenga icyo ari cyo? Ni ukugushuka ko turi kumwe tutari kumwe. Icyo cyanditswe ndagitinya. Abava mu isezerano ari nta mpamvu ibashukisha, irabashuka. Imana igishuka abantu ko bari kumwe batari kumwe, ibashukisha kubashyeshyenga. Uzi kugushyeshyenga? Reba hari nka liste y'abantu dukeneye nk'abantu 10, ukaza ukambwira ati ko mbona nujuje ibintu byose, iyi ni ndaza kubirebaho, ariko singira icyo bikoraho, mbizi neza ko ntacyo ndi bubikoreho. Ni ukugushyeshyenga. Nkakoreka ko tubibanamo, ariko ubukwe nzabutaha, ariko simbuze mu mbizi neza ko ntazabuzamo. Ni ugushyeshyenga. Soma icyo cyanditswe. Yesaya 11. Daniel. Oya, ndi kuvuga ngo subiramo icyo. Nababwiraga icyanditswe kintera ubwoba. Hano Bibiliya tubwiraga ngo abibana nabo. Bivuga ngo hari abitabana nabo, ahubwo bazi ko iri kumwe n'abari kwibashyeshyenga. Babwira ikindi cya kabiri kintera ubwoba. Ni icyanditswe kivuga ngo urugero ugereramo abandi nirwo uzagererwamo. Noneho bashyiramo detaye mu kigero cyuzuye, gitsindagiye, gicugushije, gisesekaye. Mpita nkurura nkareba iyo wagize neza mu rugero rwuzuye ugirirwa neza,
rucogoshije, rusendere, rusesekaye. Iyo wagize nabi, iyo uvuga abandi, uravugwa mu rugero rwuzuye, rusendereye. Ntukajye uvuga ngo kuki byangarukiye. Iyo bifate urebe ibintu uvunjirwamo mu rugero rwuzuye, rusendere, rusesekaye. Bivuga ngo muri uru rugendo rwa Yesu, ibyo byanditswe biri bintera ubwoba. Kwishura gushuka ukibeshya ko mukiri kumwe yaragiye, kandi ko ibyo mbiba nzabisarura, bituma numva afite ubwoba bwo kugira ikibi nabiba. Uzi impamvu bibi byuzuye ibisendere bicugushije, bisendereye, bicugushije, bisesekaye? Nuvuga ngo ntabwo bigarukira kuri wowe, bisesekara no ku rubyaro n'abagukomokaho. Ubu uyu munsi turi ingaruka z'ibyo bakoze tudahari. Iwanyu bahemutse cyane, guhemukirwa bituranye nawe. Yesu ashimwe. Njye nigeze kubwira abantu ngo hari ikintu kimwe, amen, nafashe igihe cyo gusengera. Nabanye n'umuntu umwe, mukecuru wagiraga ubugugu. Nibaza ko gukomoka muri ayo maraso bishobora kuzambera ikibazo. Nafashe igihe cyo kubisenya, ndavuga Mana, narabibonye, nabanye n'uriya mukecuru. Yahaga umuntu ukabona ewana arapfuye. Yapimishaga isukari intoki kandi ari mu mufuka. Yari afite ubugugu. Navuga uyu mwuka ntukankurikirane, ntugakurikirane n'urubyaro rwanjye n'abazankomokaho. Yesu ashimwe. Ariko byiza bakoze biradukurikirana. Iyo bagize neza, kugirirwa neza biri inyuma yawe. Ibyo rero bintera ubwoba. Burya byende mubona twirata ngo ya miryango, ujye ujya muri detail ibyo bakoze, uhita umenya ko ari byo uri gusarura. Bituma usenga cyane. Haleluya. Iyo yahemutse cyane, umenye ko guhemukirwa bituranye nawe. Iyo yari imfubyi, umenye ko kurya imfubyi kuribwa. Haleluya. Tuyirezita nyine ye. Amen. Twasomaga kuvuga kwicisha bugufi. Ako karakanyuze munabwiraga ibyanditswe bintera ubwoba. Amen. Yesaya 57:15. Nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga. Izina ryayo ni uwera. Ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse. Mbana n'ufite umutima umenetse. Wicisha bugufi. Mbana n'ufite umutima umenetse, wicisha bugufi. Kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi. Kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi. Abo nibo ngendana nabo, abo nibo nturana nabo, abo nibo mbana nabo. Kandi mpembure n'abafite imitima imenetse. Uwo n'uwite kubivuga. Haleluya. Yakobo 4:6. Yakobo ibice 4:6. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Rambabwire, ntushobora gutunga umutima unezeza Imana udafite umwuka wo guca bugufi. Haleluya. Ndwanya abibone. Uvuga ngo abantu biyemeje ko ndwana nabo, bibiyemeza ko tujyana mu ntambara, tugapima, nabibone. Ijambo riteye ubwoba. Haleluya. Igihe cyose wumva muri wowe hazamutse akantu kazamuka, reka mbabwire, ari ibyaha bidapimwa, bidakorwa ngo abantu babibone, biba mu mutima. Ni ibyaha bibi cyane. Bibaho bimeze nk'akarungurira. Burya iyo urwaye ikirungura nta muntu umenya ko ukirwaye. Ni wowe wenyine umenya ko hano ari guharata. Hari ibyaha bimeze nk'akarungurira biba byihishe muri wowe ariko byakuzonze. Uzi iyo warwaye ikirungura ukuntu kikuzonga, kikugeza ko nta muntu wabwira ngo ndarembye.
umuntu ashobora kubona murimo museka ariko karimo kazamuka. Rero hari ibyaha, ubwibone by'ubushari, by'ubwibone bibera ahantu abantu batabona. Ni ibyaha bibi Imana yanga urunuka, kandi ni ibyaha abarokore twakijijwe ibigaragarira amaso y'abantu, ariko ibyo bibera ahantu indani abantu batabona. Tugendana nabyo, tukabyambura amakoto, tukabibwirizanya nabyo, tukaririmbana nabyo, tugakorana protokole nabyo, tukabyibuhana nabyo, abantu bakabazi ko turi mu mwuka, ariko kari ahantu. Ibyo byaha ni bibi, bitubuza Imana, bituma Imana itatwishimira. Haleluya. Ngo ndwanya bibone, ni uvuga ngo iyo uri umwibone, kenyera rero nze tubonane, hanyuma turebe unesha. Amen. Ibyo ni ibintu umuntu adashaka gupima. Niba mvuna ubwiye ngo harimo n'abantu bagenda buke. Haleluya. Ikizakubwira ko ubwibone buri mu muntu ni igihe yagize sheke, effort ashyiramo kugira ngo atagaragara. Ndabeshya? Uzarebe iyo ugize sheke, ibitekerezo bitekereza guseba kwawe n'imbaraga ubishyiraho n'intambara urwana yo kudaseba, nibyo bikubwira ko muri we harimo ubwibone. Ndagaragaye, karabaye, byanjye biramenyekanye, ukabona urimo urarwana iyo ntambara ushishikaye, jya uvuga ngo wabwibone we randuka muri njye, ko sinshobora kubona Imana burimo. Haleluya. Yesu ashimwe ko tukiri kuri isi ibintu byose biba bishoboka. Amen. Ariko hari intambara umuntu arwana yo kudakorwa n'isoni, iyo ngiyo ibikubwira degree y'ubwibone buri muri wowe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko ibi nkubwira ni umuntu wiyinira akisuzuma, akajya imbere y'Imana, ugafata umwanya wo gusenga, ubwira Imana ngo nkuramo uyu mutima, kuko uyu mutima nimba ari umutima ushobora gutuma nkereye intambara hagati yanjye nawe, ntukwiye gutura muri njye. Haleluya. Ndwanya bibone, ariko abicisha bugufi nkabahera ubuntu. Nta handi hantu twumva Imana itubwira ko irwana n'umuntu, irwana n'ufite ubwibone. Haleluya. Icya gatatu, umutima wizera Imana. Umutima unezeza Imana n'umutima wizera Imana. Yesu ashimwe. Abantu benshi bazi ko kwizera Imana ari uko yakubwiye ngo ndibuze kuza nimugoroba ndacanga. Kwizera Imana ntabwo bisaba ngo yarakubwiye ngo biragenda gutya. Ni ukumenya ko ari Imana ikiranuka, kandi ko ari Imana idahemuka, ugategereza kugira neza kwayo. Ibyo ntibigoye kwizera Imana. Haleluya. Nukumara amaze kuvuga ngo nubwo watinda ndategereje, nubwo mbona nta nzira ndakwizeye, nubwo ntazi aho uzabinyuza, ariko waransezeranyije no gusohoza uzabisohoza. Haleluya. Irwo ni urugamba runaniye abantu benshi. Niyo mpamvu kenshi twirwanirira, nuko tudafite kwizera Imana muri twe. Ariko Abaheburayo 3:12 bavuga ngo ikibonjo. Abaheburayo ndabizi nta mena mfite uyu munsi. Abaheburayo 3:12 nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Asubiramo. Mwirinde hatagira ugira umutima mubi utizera, ugira uti utuma twimura Imana. Ruvuga ngo iyo tutizeye Imana turayimura ikava mu byacu. Kuyimuruza icyo ari cyo ni uko usigara wirwariza, kandi kenshi bitubaho kubera kutayizera. Uraba atari ku iki cyo ndimo ndibeshye, wahamagara Eric, washaka ukuntu mbitekinika. Ruvuga ngo kutizera Imana bidutera kwirwanirira, twimura Imana tukishyiramo ibyacu. Haleluya. Mwirinde, ni ikintu Imana ikubwira cyitonderwa. Wirinde utagira umutima utizera Imana. Amen. Kwizera Imana ntabwo ari ibintu bizanwa nuko twabibwiwe, ni ibintu bizanwa na bya bindi byose ujya ucamo igasoza igaragaye. Bya bindi byose yakurwaniriye nibikubwira ko n'ibindi bishoboye, bikubwire ko ukwiye kuyizera. Haleluya. Hahandi hose yagucishije ukabona ihagucishije utabonaga ko bizashoboka, bikubwire ko n'ibisigaye yabishobora. Haleluya. Ntago twizera Imana kwa ko twabibwiwe, twizera Imana kwa ko hari ibyo yakoze tukabibona
bikakubwira ngo iyankuye hahandi ndyamye mbona biri byarangiye n'ubu yabikora, iyankuye muri cya kibazo mbona ibyanjye byagaragaye n'uyu munsi yabikora. Kandi buri muntu ndabizi neza ko bifite ibyo yakoze biguhamiriza. Iyandinze ngeze ku muryango w'amageragere, iyo Mana yabikora. Iyantabariye umwana mbona neza ngiye kujya Rusororo, ibisigaye nabyo izabikora. Ibyo biduha kwizera Imana. Iyo tureba aho idukuye ikareba ibyo yakoze, imirimo yayo niyo iduhamiriza ko n'ubundi gishoboye gukora. Haleluya. Uvanaho kuvuga ngo muri iyi minsi ncitse intege, sinzi ikiguciye intege, ariko yindi yabikoze itegereje no gukora n'ibindi. Komera ushikame. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka dusoreze ku Baheburayo 11:6. Abaheburayo 11 ku murongo wa 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Shanzwe twese ntitukizi. Iyo utizera ntibishoboka kwinezeza. Wakwibeshya kuri kwinezeza ariko ntibishoboka kwinezeza. Haleluya. Utizera ntibishoboka ko ntibibaho, ntibishoboka ko ayinezeza. Igihe cyose wumva watakaje kwizera, ujye umenya kuri inyuma yo kunezeza Imana. Ujye umenya ko wacomotse mu bantu banezeza Imana. Igihe cyose kwizera kwawe kwagiye hasi, ujye uvuga ngo uw'Imana ntabwo ikinyishimiye. Gutunga umutima unezeza Imana ni umutima uyizera mu bishoboka no mu bidashoboka. Ntibisaba kubona inzira. Amen. Haleluya. Kwizera Imana, ndavuga ngo kugira ngo dutunge umutima unezeza Imana, bimwe mu bintu dukwiye kuba dufite ni umutima w'Imana icyubahiro, ibindi byose bigacishwa bugufi, Imana igashyirwa hejuru. Ni umutima uca bugufi, ni umutima wizera Imana. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge, ubwire Imana ngo Mana ibyo ndabikeneye. Yesu ashimwe. Hari umuntu udakeneye ibyo bintu. Nta muntu udakeneye kunezeza Imana. Ahubwo ikitunanira, tunanirwa kuyizera, tunanirwa guca bugufi, tunanirwa guhicyubahira Imana, tugashaka kugisangira nayo, kandi ibyo bintu ntago bivamo. Rwose ibyo bintu ntibivamo. Amen. Ariko Imana iduha umutima yishimira, umutima uca bugufi, umutima uyinezeza, umutima ugendana nayo kugeza ku munota wa nyuma. Haleluya. Data mu izina rya Yesu turi imbere yawe. Mana yanjye, mwami wanjye, niwe Mana yacu. Nta yindi Mana isa nawe, na undi mwami uhwanye nawe. Wera wa Isiraheli, twari imbere yawe twiga. Dukeneye gutunga umutima ukunezeza, umutima ukwiyegurira, umutima mwami wanjye uhindira umushyitsi imbere yawe. Ariko ntabwo twabishobora tudashoboye kuguha icyubahiro, tudashobora gucishwa bugufi ngo ushyirwe hejuru, tudahamya izina ryawe, tutizera izina ryawe, tudaca bugufi mu byo dukora, tudafite guca bugufi no kuganduka. Mwami, nta yindi mbaraga, nta kindi icyo ari cyo cyose cyadushoboza. Ndavuga ngo ubwo buntu butumanukire, ubwo buntu bumanukire itorero ryose, ubwo buntu bwo guhinda umushyitsi imbere yawe, ubwo buntu bwo guha icyubahiro izina ryawe. Mana yanjye, manura ubuntu bwo kukwizera. Mwami, reka tukwizere tutitaye ku bigenda, tutitaye ku byananiranye, ahubwo duhore duhinda umushyitsi imbere yawe, tuvuga ngo nta wundi ushoboye. Oriya rababa sekerebo sayarababa, oriya rababa baba yarababa, riya rababa baba yerebo saya. Uri Imana itabeshya, uri Imana itabeshya, uri Imana itabeshya. Ibyo wadusezereje no kubisoza uzabisoza. Ngo umutima utakwizera ngo ntabwo kunezeza. Mwami, manura kwizera mu mitima yacu. Reka ibyo wadukoreye biduhamirize ko n'ibindi bishoboye. Reka wadukuye biduhamirize ko n'ahandi wadukura. Mana, reka dutunga umutima wizera izina ryawe. Reka imitima yacu ihindira umushyitsi imbere yawe, duce bugufi kugira ngo icyubahiro kibe cyawe. Yesu, ndagushima. Mana, urakoze. Mana, nguhaye icyubahiro. Urakoze kubana natwe. Ni wowe wo kwizerwa, ni wowe wera, nta wundi wera nkawe. Ni wowe ushoboye, nta wundi ushoboye atari wowe. Mana, nzamuye icyubahiro cyawe. Uyu mugoroba niyo magambo wampaye. Mwami, komeza uyakomeze mu mitima yacu. Buri muntu ugenda agendane nawe, akomeze Mwami guharanira gutunga umutima ukunezeza, kugira ngo icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Urakoze gukura Imana yo kwizerwa. Mana, tukugarura icyubahiro. Batawugendane nabo, tuzongere guhura ku cyumweru dushima izina ryawe.
mwami turagushimye kandi tugarura icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe, haleluya. Abashakanye basigare bafite akanama nyuma y'amateraniro, Yesu abahe umugisha.